bite inshuti zanyu, uyu munsi ndabona nabitayeho kabisa. Ndashaka kubaza ni bangahe bashaka kwiga preposé beneficiaire, ariko nabwo bisaba icyongereza rero. Bwo bisaba kuba ufite mu wa 12, ariko ukoze kiriya cyongereza ukaza ukiga icyongereza hano nk'umwaka umwe, ubwo twareba ukundi tubigenza. Ariko nimumbwire ni bangahe bashaka kwiga preposé beneficiaire, ariko byasaba gukora test y'icyongereza cyangwa ikizami cy'icyongereza bakareba level uriho. Basanze utagejeje mu wa 12 sinzi ko byakunda. Njye numva mwabanza mukaza mukiga icyongereza, noneho mugasaba preposé beneficiaire mumaze kwiga icyongereza hano, niho byaba biboroheye.